ndakumva amakuru y'umurwa. Muraho neza abakunzi ba Godson Jones, nk'uko musanzwe mubimenyereye kuri ino platform yacu ya YouTube dusanzwe tunyuzaho ibiganiro byinshi bitandukanye, ari indirimbo, ari ibitaramo, ari ibiganiro, ariko byose bikaba byerekeye ku ijambo ry'Imana. Rero nk'uko dusanzwe tubigenda cyangwa se dusanzwe tubikora, uyu munsi ushize hari uwo twari twabazaniye, rero uyu munsi hari undi twabazaniye. Nk'uko mubireba kuri kamera yacu imbere, ntituramenya nimba ari umusore nimba ari umugabo, ariko araza kutwibwira wenyine muri make. Muraho neza? Muraho neza. Amakuru ni meza. umeze neza? Meze neza cyane. Asante cyane. Nk'uko mubyumva murumva ko ari umusore umeze neza cyane ushima Imana n'abantu. Rero tugoye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze kumpa ikaze, ndishimye cyane kuba ndi hano. Abari kunkurikirana, abari kubandeba, aho uri hose, waba uri mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, ndishimiye kubana namwe. Murakoze cyane. Rero uyu munsi tugiye kugirana ikiganiro kijyanye n'ubuzima bw'abahanzi bakiri hasi, ubuzima bwabo, struggle banyuramo kugira ngo nyine bazamuke, kuko umuntu ntabwo avuka ngo wahite yuzura ingobyi niko bavuga. Rero nk'uko mubizi bushize hari abo twari turi kumwe tukanaganira ibyo bagiye batubwira. Rero uyu munsi nawe nibyo tugiye kuganiraho. Murakoze. Nawe urakoze cyane. Rero tugiye kuguha umwanya wibwira abadukurikiye, ese uri muntu ki, wibwira uwo uriwe, nitumara dukomeze gahunda y'ikiganiro. Ikari mu mikoro yawe. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Bahati Fils. Ndi umuramyi. Ntuye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kimironko. Ndi umusore. Mu bijyanye n'umuziki ndirimba indirimbo mu buryo bwa cover. Nibwo natangiye ndi gukora cover, igihe kikazagera ngakora n'izanjye ku giti cyanjye, bitewe n'uko umwuka w'Imana anyoboye. Murakoze cyane. Izo cover se ukora ni indirimbo zijyanye n'iyobokamana? Ni indirimbo zijyanye n'iyobokamana, kuko nkorera Imana, ndi umukozi w'Imana mu buryo bwo kuririmba, muri section yo kuririmba. Ubwo rero nkora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko ntangiye vuba. Namaze igihe kirekire nkora muri choirs, ariko deja ntanazi ko ntari nanamenya neza, ntari nanatahura neza uwo muhamagaro w'Imana ko ndiho. Nakuze nzi yuko nzaba umukozi w'Imana, ariko ntabwo nari nzi chamber iyo ariyo, ntabwo nari nzi umwanya position iyo Imana yampamagayemo, ariko umuhamagaro w'Imana wo nari nsanzwe mwiyiziho, n'ababyeyi banjye bawuzi, ariko ntari namenya icyo uzakora, nimba ari ukubwiriza, nimba ari ugusengera abantu, ariko ubu warabimenye. Mu minsi mikire, mu myaka mike yishize, nibutse ko Imana ko ari ijambo ryiza ryo gukorera Imana yavuzeho, n'ababyeyi banjye barizi. Ariko ndavase nzakorera Imana mu buhe buryo? Ni ukuba umupasiteri numva simbikunze, ni ukuba umu evangeliste numva nabyo simbikunze. Ndasenga, senze hamwe n'Imana, Imana iranyobora, impamiriza umurimo wo kuramya, wo kwiramya no kwihimbaza. Rero ari byo ubu ngubu ndimo, ari wo muhamagaro wanjye ndimo, ndi gutangira nkora. Ubu ngubu mfite indirimbo imwe, mujye kuri YouTube channel yanjye yitwa Bahati Fils Rwanda, muyayisangaho, muyirebe, muyikunde, muyisangize inshuti zanyu, imiryango, n'izindi uko zizajya zigenda ziza na vuba ahangaha hari iyindi yenda kubageraho. Murakoze cyane.
ni ukuvuga ngo waje gusanga umuhamagaro wari uburyo bwo kuririmba. umuhamagaro wanjye ikintu nshoboye kurusha ibindi mu buryo bwo gukorera Imana ni ukuyiramya no kuyihimbaza mu buryo bwo kuririmba. Wari utubwiye ngo Bahati Fisi ni umuramyi kandi ukunze gukora indirimbo za kava cyane, indirimbo abandi basohoye nawe ukayisubiramo, ariko bene papa ushaka kugira ngo ubanze ushakishe uburyo nawe ku buryo uzakora izawe, siko bimeze? Ni ukuvuga no guce mu ijambo, iyo Imana iguhamagaye niyo iguha orientation yo gukora. Rero akenshi iyo Imana iguhamagaye ikwereka inzira y'uburyo uyikoreramo, kuko aba niwe boss, ni nawe ikakwereka beginning, gutangira, gukurikizaho, ikagenda ikurera muri ubwo buryo ikakugeza kuri point ishaka. Rero gukora cover si uko nari nanze kuba nakora wenda nanjye nakwandika izanjye, ntabwo ari uko nbyana, ahubwo umwuka w'Imana niko wanyoboye, ni ishurirwa ry'Imana ryanjemo, iguye esikariye niyo yabanje, ariko vuba ngaha ndatangira gukora ku zanjye cyane, ariko iyo esikariye niyo yabanje imbere. Uratubwiye ngo ukimara kumenya umuhamagaro wawe utarawumenya, ngo wasenze Imana iraguhishurira ikubwira uwo ari we, kuko wari ufite confusion y'icyo uzakora, ukumva urabikunze gukorera Imana, ariko aho unyura icyo ukora ukakibura, ariko ngo usenze Imana irakuyoboye. Ese yakuyoboye gute? Yarakubwiye ngo jya mu buryo bw'uburirimbyi, yaguhaye umurongo, yaguhaye ijwi, byagenze gute? Tubwire. Murakoze. Muri no minsi mu murimo w'Imana muri rusange harimo ikibazo, ariko no muri sosiyete yose harimo ikibazo. Ubundi Imana irema umuntu ntabwo yamuremeye gukora imirimo yose, ahubwo yaramuremye imushyiramo ikintu runaka cyazadomina kurusha ikindi, kugira ngo icyo kintu agikore, namara kugikora kugira icyo kintu aba ari cyo akora ashyiramo imbaraga. Rero no mu makanisa bibaho, nk'uko wenda usanga umuntu, nk'uko igufa wenda ry'ukuboko ukarishyira nko mu kuguru, ntabwo byakora neza. No mu makanisa bibaho, ugasanga umuntu wenda yakabaye umuririmbyi mwiza, ariko ugasanga ashaka ubudiyakoni, cyangwa se ugasanga yakabaye umuvugabutumwa mwiza, ariko ugasanga ashaka ubupasiteri. Ugasanga nyine abantu ntabwo bazi imyanya yabo yo gukoreramo Imana, yo gusavingamo Imana. Rero iyo bigenze gutyo, aho ugiye, aho uri gukora, unahateza ikibazo. Donc niba uri umudiyakoni mwiza, ariko ugashaka gusavinga mu buririmbyi, ntabwo performinga neza. Niyo uri umuririmbyi ugashaka gukora mu budiyakoni, naho ntabwo gukora neza. Ikintu kimwe kiriho rero, nibwira n'inshuti zanjye zindi, namwe mwese mbabwira, mbere na mbere yuko winjira mu murimo w'Imana, banza ushake ufata position yanjye niyi, umwanya Imana ishaka ko nyikoreramo ni uwuhe. Kandi Imana n'umubyeyi mwiza, irakumva ikavuga ati wenda tangira ukora mu buryo, ajyana. Iyo uri aho ngaho rero, aho Imana igushaka, niho iguhera imbaraga ukagira iterambere vuba. Abantu benshi bakunze kugwingira mu gukorera Imana. Impamvu bagwingira mu gukorera Imana, bajya muri position zitari izabo, umuhamagaro utari uwawe. Yes, ugasanga kuko uri mu muhamagaro utari uwawe, Imana ikabura uburyo ikuzamuramo. Ariko iyo uri mu mwanya wawe, mu muhamagaro wawe, niho ukura vuba, ukura byihuse mu muhamagaro. Rero nanjye mbere nari meze gutyo, sometime nkumva najya mu ivugabutumwa mu kubwiriza, ikindi gihe nkumva nabwo najya gukora ibindi, ariko Imana n'umwuka wera ukorera mu bantu, ukorera muri twebwe,
mpishurirwa kuramya no guhimbaza Imana, kandi ndanezerewe muri uwo mwanya ndi gukora wo kuramya no guhimbaza Imana. urakoze cyane kudusobanurira icyo kintu, kutubwira uko byatangiye. None se tubwiye ko ukunda ikintu cyo gusavinga Imana mu buryo bwa worship. Yes. Ibi bintu se byatangiye ryari? Wabyiyumvishemo ryari gutangira gusavinga Imana mu buryo bwa worship? Murakoze. Mu by'ukuri kuririmba nakuze mbikunda. Wakuze ubikunda? N'abandi bantu bose bambonaga babimbonagamo. Yego. Ndabyibuka nigezeho no kubaho umuririmbyi wa Sekira. Yego. Nigeze kuririmba indirimbo. Iyo ndirimbo urayiduha aho ntabwo zari zanjye. Ntabwo zari zawe. Yes. Noneho nari mfite sokuru wanjye w'umupasiteri mu itorero ry'Abadivantiste. Noneho nkavuga ati se nzajya ndirimba ibi bintu, ndirimba gutya nkareba kuko nabaga niho twarabanaga nabaga mu rugo kwa sokuru, twarabanaga nkareba kuba naririmba muri iyo kariyeri ndetse n'umurimo sokuru wanjye ariho akora, nkabona ni ibintu biri too different. Ndabireka, ndavuga ati kuririmba ndabiretse, bitewe nuko nari ndiko namaze kujya kuba maze guhinduka, maze guta original yanjye. Ndabireka, ndavuga kuririmba ndabiretse. Ngiye kwiga ku ishuri rimwe nibwo kongera kuririmba byaje, ariko noneho kuririmba mu buryo bwo muri korali. Nabwo ndaririmba, igihe kigeze niyumvamo ko nanjye ngwiriye gutangira gukora kuri kariyeri yanjye, nkagira ibihangano byanjye kiri hanze, ngatangira gukora nka njyewe atari timu. Urakoze cyane. Utubwiye igihe nyine wamaze, cyangwa se igihe umaze muri iyi gahunda, cyangwa se muri porogaramu yo gusavinga Imana. Yes. Kandi watubwiye yuko hari indirimbo yawe ufite. Yes. Yawe wakoze atari cover. Hari indirimbo imwe ya cover, izindi ziracyari mu mastudio. Abantu bazitegereze please. Yego. Nagira ngo nkubaze, eske mu guhimba kwawe inspiration uyikura he? Ese hari ukuntu umuntu aba afite wenda abandi bamumotiva cyangwa se bamutera bamuha inspiration ugasanga nyine biramu encourage? Ese wewe ubikuraho inspiration yawe? Yes, urakoze cyane. Kuko nakubwira iyo uzi kumva ijwi ry'Imana, impamvu ndi kubanda kumva ijwi ry'Imana, ntago wakorera umuntu mutagira na communication. Umuntu wese ukorera muba mugomba kugira na communication. Njyewe bwa mbere njya gutangira kuririmba, ijwi ryaransanze, irimbwira uko nzajya ndirimba, irimbwira style nzajya ndirimba, rimbwira direction uko nzajya ndirimba, uko rimpa umurongo, rima style. Wenda indirimbo nuko indirimbo zanjye nuko ari imwe, ariko nizimara nko kuba nk'eshatu cyangwa enye muzabyumva. Buriya akenshi iyo Imana ihamagaye umuntu imuhamagara ari unique. Niyo mpamvu nta muhamagaro w'umuntu usa n'uwundi. Buri muntu wese umuhamagaro we ubusa uri unique. Ntabwo Imana ijya ihamagara abantu babiri basa. Niyo mpamvu wenda bishobora kuva ati mu Rwanda ko hari abaririmbyi benshi, ko hari abaramyi benshi, ati nabiki, se ko hari abapasiteri benshi, ko hari abakozi b'Imana benshi, ati nabiki. Abantu imihamagaro y'abantu igiye itandukanye. Njyewe rero uko yampamagaye, ubwo hari na yes, uko yampamagaye hari message Imana ibaraguhaye igashaka ko uyitanga.
yes as you need. urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo wowe ufite uburyo Imana yaguhaye gahunda zawe zo kuyiramya, Yes. uburyo uzabikoramo. Icyo ni cyo kikumotiva. Uri umuhimbyi w'indirimbo, ukanahimba n'indirimbo. Yes. Yego. Aho wenda hari umuntu ushobora kureba kino kiganiro akumva aragukunze, wenda nubwo ibihangano byawe bitari byajya public, akumva wenda hari abantu baba bazi kuririmba ariko batazi kwandika, ariko wowe urabyikorera kwandika indirimbo. Kwandika ndabyikorera. Urabyikorera. Ese bishobora nko gufata igihe kingana iki kugira ngo indirimbo yuzure? Nta gihe nakubwira ngo kibaho cyo gufata cyo wafata kugira ngo indirimbo yuzure. Donc ukuntu indirimbo imanuka, ukuntu indirimbo imanuka ishobora no kumanuka indirimbo igutonda. Ushobora kugenda ukumva hari amagambo ushaka kuvuga, ayo magambo wakumva ushaka kumva urayaririmba, ukumva hari melodiraje. Yego. Noneho ikaba yamanuka nk'agace gatoya, ikamanuka wenda ari nk'igitera kimwe cyangwa ikamanuka ari nka refre. Uburyo bwiza rero uri recording, iyo wumvishe ugenze gutyo uri recordinga, wamara kwirecordinga wenda nyuma nanone ukumva uburyo uri recordinzemo, ukaba noneho wasenga Imana, ukaba wakuzuriza ibyandi byo uri recordinze, ariko bitaturutse ari nkaho bitaturutse kuri wowe. Kuko donc niba wumvise nk'amagambo amanutsemo muri wowe ukayaririmba, ni nk'indirimbo, ukumva indirimbo iramanutse, deja uri recordinze. After kwirecordinga urasenga, umara gusenga ibyo recordinze ukaba wasoma Bibiliya, ubundi ugashyiramo n'ubwenge, ubundi noneho ukaba wakuzuza. Ariko ubwo ukumva ko igitekerezo si wowe cyaturutse. Urakoze nawe. Hari ukuntu wari utubwiye ngo ujya gutangira Imana yarakugayidinze kubwira uburyo uzajya uririmba, style uzajya uririmbamo, ariko nyine mu buryo bwo kwiramya. Yes. Ariko nkibaza ko kuri ino si dufite abantu benshi bakora iyo service yo gusavinga Imana mu buryo bwo kuramya no kuyihimbaza. Ese hari abantu baba barihamagaye bagakora umurimo muri iyi wenda nubwo navuga ngo ni industry y'umuziki, ariko mu buryo bwa gospel hari abantu bashobora kwihamagara bagasavinga Imana mu kuririmba kandi wenda atariyo mpano yabo? Urakoze. Ese wabamenyera no kuki? Ikintu kimwe nakubwira, njyewe ntabwo nizerera mu gukomera k'umuririmbyi mu buhanga, ahubwo nizerera mu kigero cy'amavuta. Yego. Ikigero cy'amavuta amavuta niyo ageze umuntu kure kurusha ubuhanga, kuko muri uru Rwanda rwacu harimo abanyamuziki bakomeye, harimo abanditsi bakomeye, harimo n'abaririmbyi bakomeye, ariko abakomera mu kuririmba bakagira indirimbo zikomeye ku isi, bakagira indirimbo zikomeye no mu gihugu cyacu, ntabwo ari ukuvuga ko aba ari bo bahanga ba mbere mu kuririmba. Akenshi usanga n'umuntu w'umuhanga ugasanga yanakandika n'indirimbo yanayiririmba ikaba itagira kure, ariko anointing y'Imana iba iri ku muntu niyo ituma agera kure agakomera. Rero ikibazo warumbajije cy'uko haba hari umuntu wihamagaye, ntabwo umuntu yakwihamagara ngo bishoboke, ariko nabwo nk'uko ashobora kwipanga akazi, hari igihe umuhamagaro wawe ubukirerwa utari wajya, Imana itari yawe gushyira ahagaragara. Umuhamagaro wawe Imana ikiwuzamura kugira ngo ubashe kujya ahagaragara. Ntabwo umuntu yakwizana mu murimo w'Imana ngo bikunde. Niyo ugize ukashaka kuwizanamo, igihe kiragira ukananirwa, ariko umunyamuhamagaro ntabwo ajya aruha. Kuko iyo agiye
nawe aba ari umuntu ahubwo iyo agiye ananiwe Imana imwongera imbaraga. Ariko iyo waje ari wowe ari force zawe ari imbaraga zawe igihe kiragera ukananirwa kubera ko ni ibintu uri gukorera mu mubiri. Ni ibintu uri gukorera mu mubiri. Yes. Okay. Kandi nakubwira buriya icyo bita umwuka wera ngo ni umuyobozi akaba n'umujyanama mu muhamagaro. Rero habaho yuko umwuka wera w'Imana akuyobora mu muhamagaro, ariko iyo ari imbaraga zawe ari umubiri wawe, uwo mwuka wera w'Imana ntabwo umubona. Ariho rero uheraho ucika intege. Niyo mpamvu abantu bose batangira ibintu bakabicumbika, nicyo kibazo kiba cyarabaye. Okay. Mu buryo watanga bwawe bw'ubuhanzi cyangwa se bwo gusavinga Imana, turacyari muri cya kiganiro cyacu n'ubundi. Ese burya nubwo nyine uri gusavinga Imana mu buryo bwa worship, ariko nawe hari inzozi ugira ukumva ushaka kugera kuri level runaka, cyangwa se urifuza kuba wazakorana n'umuntu runaka, ukajya uvuga ati cyama nanjye ngakora cyane ariko nzagere mbe nka runaka. Ese izo nzozi cyangwa se uwo muntu cyangwa se wenda iyo team ariyo waba wifuza kuzakorana nawe n'indirimbo? Urakoze. Mbajije ikibazo cyiza. Njyewe nta muntu, umutima wanjye ntabwo urara udasinziriye ngo nzakora indirimbo na runaka. Njyewe umuntu task yanjye ndwana n'icyo Imana yampamagariye kukigeza aho ishaka. Niba Imana yarashize muri njyewe ko ngomba gukora umurimo w'Imana nkagera ahantu runaka, aho ngaho niho mba iyo ntumbero yanjye. Ikigero cyanjye cyo gukorera Imana sinkibarira mu mibare, ahubwo nkibarira mu bushake bw'Imana. Yes, ubushake bw'Imana. Hari n'ukuntu umuntu asohora indirimbo wenda ukavuga ati indirimbo yanjye izagira miliyoni 100 za views. Njyewe si uko nguko mbitekereza, ahubwo indirimbo yanjye ahazagira abantu bakira kuko bayumvishe, hazagira umuntu ureka kwiyahura kubera indirimbo yanjye, hazagira umuntu ukira umutima kubera indirimbo naririmbye. Iyo niyo bari task yanjye. Naho rero simva ati wenda nzaririmbana n'Abanyafurika y'Epfo gusa nshobora nifuza kuba nazategura amakonseri akomeye wenda hanze y'igihugu no mu gihugu cyacu, nateguramo amakonseri akomeye nkaririmbira abantu bagari, ibihumbi byinshi by'abantu, ntaririmba even nka stade yuzuye, ariko nkamenya ngo uburirimbi bwanjye, uburamyi bwanjye, umwanya Imana nshyizemo ese uri kugira umumaro Imana yashatse. Hari abantu bari gukira kubera uburamyi Imana ashize muri njyewe. Hari ikintu uvuzeho, uravuga ngo wowe mu gahunda zawe ni ugukora kugira ngo usavinge Imana abantu bakire. Hari ukuntu nk'abahanzi even Sekira na gospel usanga umuhanzi asohoye indirimbo imwe, ariko muri ya ndirimbo imwe ahise afungura wenda nka platform ya YouTube. Nubwo nabyo wenda ari byiza kuko ntabwo ushobora gusavinga abantu bose, hari abashobora kukubona kuri izo social media. Nkibaza se niyo mpamvu wenda ukuntu wari ubivuze ngo views ngo ibiti 100 ngo mpita nkura icyo kibazo. Nkabaza se ukoze iyo ndirimbo ukayishyira kuri iyo platform yawe, sibyo? Iyo ndirimbo ntirebwe, wenda tuvuge irebwe n'abantu babiri, wenda mu mezi nk'icumi. Ese ibyo bintu wowe wabyakira ute? Urakoze. Ijambo ry'Imana ni umuririmbyi avuze ngo biba mu gitondo ube n'ikigoroba. Iyo umuntu aririmbye indirimbo ni nk'aho aba ateye imbuto. Iyo umuntu aririmbye indirimbo akavuga ati kanaka nsohoye indirimbo, ni nk'aho uba uteye imbuto mu by'ukuri.
iyo rero utagize, si ikibazo cy'uko indirimbo yawe itarebwa, si ikibazo cy'uko utagira views ya miliyoni, icyo ntabwo ari ikibazo, ahubwo muri ba bandi bakeya bakurebye, ese koko indirimbo yawe yakoze ku mitima yawe, indirimbo yawe iri anointing ku rwego abo bantu bakira. aho none se aho ngaho uzabimenya gute ko yakoze ku mitima? muba mwavuganye, wowe urabireba gusa bisanzwe ukabona imibare yiyongereye, uzabimenya gute rero ko yakoze ku mitima? Ubundi rero iyo uri umuhinzi ntabwo uhinga ureba inyuma, kandi ntabwo wagisohora indirimbo cyangwa se uri umuvugabutumwa ngo ujye kubwiriza ahantu nurangiza ngo ufate ikaramu n'urupapuro bacemo wabaze ngo ninde wafashijwe, mu nyandikire urutonde rw'abafashijwe. Ahubwo Imana kuko abantu bakirira mu mitima, abantu bakirira mu mitima, ntiwamenya ngo hakiza aba n'aba. Urugero njyewe iyo ngiye gukora indirimbo, iyo ndirimbo akenshi nkora indirimbo Imana yabanje kuyimbwiraho. turacyakomeje aho twari ko tuvuga ku bijyanye n'ubuhanzi, uri kudusobanurira ikintu kita ukuntu uburamyi n'ubuhanzi bitandukanye. Dukomeze dusobanurire ukuntu bitandukanye, kuko byose wumva ko ari ukuririmba. Ese umuntu yamenya gute ko ari umuramyi, yamenya gute ko ari umuhanzi? Murakoze. kuba umuramyi binakenera kugira ngo uba ufitemo n'ubuhanzi. Yego, kuba umuramyi. Ariko wari utubwiye ngo umuramyi ni umuntu ukora ibintu bivuye ku Mana, hanyuma umuhanzi ni ibintu akuye mu bwenge bwe. Yes. Noneho kuko wenda urugero niba ubonye message, ubonye message y'ugomba gukora indirimbo cyangwa se ugomba kugira, urakenera na side yo kuba uri umuhanzi. Ariko umuhanzi we arajya kuri tele areba situation y'abantu barimo, niba abantu bari mu rukundo rwinshi abaririmbire areba icyo abaririmbiraho mu bijyanye n'urukundo. niba hari amakipe yakinnye areba ukuntu abigenza mu makipe, niba hari gutyo. Yego. Urakoze cyane. Muri uku gusavinga Imana mu buryo bwo kuyiramya no kuyihimbaza, ubikorera he? Ni mu rusengero cyangwa ubikora gutyo gukora indirimbo zawe ku giti cyawe? Ubikora gute? Ubikorera he? Umuntu ashatse kugira ngo aza kurebe presence yawe usanga he? Urakoze. Muri iki gihe ibintu byose byabaye ubunyamwuga. Dukenera abakoci, abantu bakoci babyita abakoci, abantu badufasha mu miririmbire, mu by'amajwi, mu by'iki. Urwego rero barukeneye kuzamuka. Haba hari abantu bagiye babyiga babizi no babizi, na bano bahanzi bakomeye nabo bagiye bagenda bagira abakoci babafasha. Natwe tuba dukeneye abakoci. Ikintu kimwe kiriho, umuntu aba afite timu yaririmbamo, minisitiri yaririmbamo, ugahura n'abandi impano yawe ukayityaza mu buryo bwo kuririmba, ukayityaza mu buryo bwo gusenga, nabwo bituma Imana imugira. Ariko ubu ngubu mba muri worship team yitwa Lion worship team. Ikorera he? Murabizi neza ko insengero muri ino minsi nyinshi zitari gukora. Yego. Ariko dukora ama practice, tugahura n'abakoci bakomeye muri iki gihugu. Ndanabashuje aho muri, ndabizi neza ikiganiro muzakibona. Bakadutoza gutyo, tukanaririmba, tukanajya muri studio tugasohora indirimbo za timu. Yes, tunafite konseri mu kwezi kwa 8
nabwo muzabona ubutumire. izabera ngo biracyari ntabwo twashyiraho aho izabera, ariko abantu bizera yuko bazamenya izabera. murakoze cyane. none se iyo worship team ikorera muri itorero cyangwa itorero murabizi nk'uko nari babwiye, amatorero afunze, yarafunze bitewe n'uko rifunze rero uri kumva yuko rirafunze. Okay, ariko nta kibazo, abashaka kubajoyininga babajoyininga, abashaka kutujoyininga batujoyininga. Okay, babasanga aho badusanga bo wajya kunuza ku mbuga nkoranyambaga za worship team, yego, wajya kuri Twitter, ariko by'umwihariko uwaba ubishaka yakuvugisha then azamuyobora nta kibazo. murakoze. Okay, dukomeza tuganira, ariko tugana no ku musozo w'iki kiganiro. Nagiraga tukubaze nk'ikintu gitoya, cyangwa nimba ari gito nimba ari kinini simbizi. Yes. Watubwira urugendo wanyuzemo kugira ngo ugere aho ugeze, nubwo wenda nta ndirimbo yari yaba public ariko zirahari. Deje ya mbere irahari wasohoye, irahari, ahubwo ubu tuvugana mujye kuri Bahati Fils Rwanda, yego, ntuhave udakoze subscribe. yego, iyo ndirimbo urahasanga, uyisharinge, uyikunde, uyihe inshuti zawe, uyicuranga mu rugo, uyicurangira abana. yego. Yes. Icyo naringize ngo nkubazeho ni ikijyanye, ese ni izihe mbogamizi kuva watangira iyo gahunda yo kuramya Imana? Nubwo uvuga ngo Imana yarabikubwiye guha uburyo bwo kubikora, Yes. ariko ibyo ari byo zose imbogamizi ntizibura, ntabwo zabura. Turabizi neza Imana irakubwira ngo uzaba umukire, ukamara nk'imyaka 30 uri umuhinzi, ariko bikazarungira ubaye iki? Umukire. Rero nayo yarakugayidinze kubwira umuhanda ugomba kunyuramo, ariko muri uwo muhanda harimo imbogamizi. Ese ni nk'izi mbogamizi ubona zikugora cyane, zituma utagera ku byo wifuza kugeraho? Imbogamizi sinakubwira ngo nizi, ariko ubundi imbogamizi nkuru ubundi aba ari umuntu ku giti cye. Umuntu ku giti cye mu muhamagaro niwe ujya wibera imbogamizi. Ari bya nibyo nakubwiye byo kuba utari witahura. Iyo rero wamaze kwitahura mu muhamagaro, imbogamizi ziba zisa naho zitangiye gutakara. Ikindi, kuyoboza Imana, ukayoboza Imana icyo ukwiriye gukora. Nabwo hari igihe Imana, umubyeyi Apostle Dr. Paul Gitwaza niwe wigeze kuvuga, aravuga ngo umutantike wese iyo abonye amafaranga ntago yihutira guhita ayakoresha. Iyo ufite umuhamagaro w'Imana ukabona amafaranga, ntago yihutira guhita uyakoresha ibyo ushaka, urabanza ukabaza Imana icyo ukoresha ayo mafaranga. Rero abantu benshi hari ukuntu Imana imuha mu buryo bwo kubona amafaranga, ariko hari ikintu Imana ishaka kugira ngo ayo mafaranga agikoreshe, we wenda agahita yijyanira mu bindi, akayadeviya. Kandi mu by'ukuri hari akazi Imana ishaka ko akora kajyanye n'uwo muhamagaro, ariko ugasanga ntiyagize ibyo yerekwa, ntiyagize ibyo hishurirwa, agahita adeviya ubwo buryo. Rero akenshi no kutamenya ikigiye gukorwa. Yes, kutamenya. Warambajije ku mbogamizi. Imbogamizi akenshi umuntu niwe wibera imbogamizi mu muhamagaro, kuko iyo Imana ifite igikorwa gushakamo niyo igishyigikira. Kabone wenda ngo njya numva ngo hari ijambo rivuga ngo batobiya abarokore bakunze kurikoresha, ririya jambo waba ufite ibyakunaniye, ibyo udashoboye, ibyo wakoze nabi, ibyo wapuraninze nabi ntibikunde, ngo Tobiya ngo yabyivanzemo. Please murekere abantu b'Imana kubita ba Tobiya. Panga ibintu byawe neza, ubisengere, uyoboze Imana. Nuyoboza Imana bizagenda neza.
nibipfa nubipanga nabi bigapfa ntuzite umuntu w'Imana Tobiya. Yego. Okay, urakoze cyane. Icyo nagira ngo tubwire hari nacyo cyane badusoza iki kiganiro. Mu by'ukuri urimo gukora umurimo w'Imana kandi ni byiza. Komereza aho ngaho, Imana izaguha imbaraga ndetse kugeze naho ishaka kugera. Ariko iki kiganiro dukoranye uzabona abantu benshi wenda bagukunda bakagukurikirana wenda kuri izo mbuga zawe tubwiye ukoresha. Ariko icyo nageraga ngo tubwire, urumva ko uri umuntu w'umuramyi. Umuntu w'umuramyi kandi umuntu w'umuramyi ushobora kuzareba iki kiganiro bakavuga ati seko ntawe twumvishije aririmba. Twamenya gute ko ari we? Even niyo wasubira muri iyo ndirimbo yawe ariko bakantu kagasampo gatoya bavuge ngo bahati fisi kabisa n'umuramyi. Nurangiza wenda unatubwire icyo wabwira abakunzi bawe ndetse n'abazagukunda. Ariko bon ijwi ryanjye se ubone mwamaze kuri ahantu hambere rero wakumvira ijwi ryanjye jya kuri Bahati Fils official, Bahati Fils Rwanda, urahasanga indirimbo irahari iragutegereje. Yego. Ahubwo kandi kantu nakubwiye uzi ko nsora ino ndirimbo hashize nk'ibyumweru 2 numvishe nareka kuririmba kubera nayisohoye nzi yuko abantu benshi bazahita bayireba, nahinzi ko muzahita muyireba. None abantu baragutengushye. Mwarantengushye please mwarantengushye. Nzi ko muzahita mureba indirimbo yanjye mukayikunda mukama amakomenti mukamudutima ku message, ariko mwarantengushye. None se sibyo nakubajije kare, urumva neze rero nabyo biguca intege. Ariko mbo indirimbo nyamara kuyisohora nayo nabwiye mama wanjye ndabati nasohoye indirimbo ati ndamurangira indirimbo arayumva arayikunda arishima n'ubu ngubu baracyayicuranga baracyayibyina. Nuko ari umwana we none se yagira ati hashize 2 weeks nyuma yaho ngaho mama yarampamagara ambaza ngo uzasohora indirimbo ngo uzadusohorera indirimbo ryawe. N'ubu mu gitondo yabimbajije ngo indi ndirimbo ngo uzayisohora ryawe. Rero ariko nyine nagiye mbona comments abantu. Okay, murakoze bakunzi bacu Godson turacyakomeje na cya kiganiro cyacu aho turi kumwe n'umutumirwa wacu Muranyi Bonfils. Turasa n'abarimo kugana ku musozo, ariko mbere yuko tujya ku musozo twagira ngo uduririmbire cyangwa se uduho agasampo gatoya, kuko hari abantu bazakurikirana kino kiganiro bakumva baragukunze ariko bagategereza ahantu bari buze kumva ijwi ryawe uririmba bakarenda ikiganiro kikarinda kirangira kandi uri umuramyi. Rero turagira ngo uduhe ari kuri iyo kava wakoze cyangwa se ku yindi yawe ufite cyangwa se kuyishoboye cyangwa se ushaka, ariko abakunzi bacu cyangwa se abazareba kino kiganiro basumve ngo Bahati aririmba gutyo. Umvize ijwi ryanjye, ijwi ryawe nk'umuramyi. Murakoze. Gusa ikintu kimwe cyo nababwira, mubanze mwajya kuri channel yitwa Bahati Fils Rwanda. Yego. Murahasanga indirimbo muyumve. Aha ni ahantu hambere ngize gute murangiye. Ahandi ho wenda mushaka kumva izijyana ko ndirimba nta kibazo kandi ndirimba. Ukwiye amashimwe mwami Imana, ushyizwe hejuru y'amajuru, inganjini yawe ibihe byose, nyiricyubahiro mwami mwiza, amahanga yose mwami n'abami bose bo ku isi baza gupfukama imbere, bazashima izina ryawe ryera, nyiricyubahiro mwami mwiza.
wow uzi kuririmba cyane urakoze Imana iguhe umugisha ariko ndagira ngo ngusabe akantu gatoya ubwiye abakunzi bacu cyangwa se abazareba kino kiganiro babwira ngo bazajye kuri platform yawe ya YouTube ngo hari indirimbo nyine ihari ariko ni cover wakoze y'undi muntu ariko ashobora kugeraho agasanga nyine wenda iyo platform ziritiranwa nagiraga ngo niyo nayo wirimbeho gato bazumve ko ari wowe nyine ariko ubundi nakwanditse message barazandika nyuma z'umutima ziri kuza aya message zirazibona kabisa nta kibazo ndakumva amakuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago kandi umucyo n'umwana w'intama umusumwe nzawinjiramo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure hatagera ibyago kandi umucyo n'umwana w'intama umusumwe nzawinjiramo haleluya niko mvuza impundu haleluya nzinjira mu murwa haleluya ndi hafi kujyayo umusumwe nzawinjiramo murakoze cyane mujyeho muyirebe muyikunde muyibyine irabyinitse irakeje urakoze cyane kuririmba ariko hari akantu ngira ngo nkubaze urabizi abantu b'abahanzi waba ari sekiro cyangwa se gospel iyo uri umukobwa cyangwa se uri umuhungu iyo utangiye kubijyamo hari ukuntu iyo uri umuhungu ugasanga abakobwa benshi baragukurikirana ngo basinyire autographe yabaho iyo uri umukobwa usanga ese nagira ngo mbaze wowe hari umuntu muri kumwe nyine wawe nk'umusheri wawe se ufite umusheri cyangwa ufite umukunzi muri make hari abakobwa bashobora kukubona bakumva bagatangira hari ibibazo bibiri ikintu cya mbere nabivugaho hari igihe Imana iguha igikundiro cyo gukoresha mu murimo w'Imana ariko wowe icyo gikundiro ugahita ukideviya ukagishyira muri gahunda zawe wenda urugero Imana iguha igikundiro kugira ngo abantu bazagukunde noneho ubutumwa bwiza bubagereho bagendeye kuri cya gikundiro Imana yaguhaye abashiki bacu rero n'abagrafere hari igihe bahita bagishyira mu ntuzo ugasanga Imana iguhaye igikundiro ko ugahita ukibyaza umusaruro wenda mu zindi ngeso zitari nziza ibyo ngibyo rero ni uba wishe amahame y'ivugabutumwa cyangwa se y'umuhamagaro ikindi ku bijyanye nanjye ku giti cyanjye nta muntu ukeneye urukundo nk'uko ndukeneye nkeneye urukundo mw'abantu ni ukuvuga ngo nta muntu muri kumwe donc cyokoze mfite uwo narusabye none se umuntu yarakwemereye yaguhaye iminsi 3 yaguhaye icyumweru byageze bite mfite uwo nasabye urukundo by the way narunyemerera ubwo nyine iyo umuntu bamwemereye hari n'ibindi bikurikiraho reka twizere ko bizaza ari positive okay tugana ku musozo ni ikintu tugira ngo cya nyuma niki wabwira abantu bazakureba cyangwa se niki wakangurira abantu b'abasore urubyiruko abakunzi bawe niki ubahishi muri make hari indirimbo ya korali imwe numvise waturemeye kuguhimbaza turagushimira Imana yarakuremye kugira ngo ube igikoresho cyawe wowe aho uri kunyumva uri hose even ibyo urimo byose ibyo upanga byose Imana yarakuremye ifite ikigushakaho Imana uri umushinga w'Imana Imana ntago yapanga umushinga idashaka kuzagira inyungu rero uri umushinga w'Imana we kwifata nabi we kwiyandarika we kwitwara uko ubonye ikintu cya mbere nagusaba
shakisha muri wowe umuhamagaro, ikintu Imana yakuremeye. Numara kumenya ikintu Imana yakuremeye, icyo kintu kidevelope, ukereka abantu, ugisengere, ukereka abantu, ubundi umugani wa kakajambo nakubwiye, iyo wamenye umuhamagaro wawe uba wakize. Yes. Urakoze cyane. Imana ikomeze guhumugisha. Rero tuganye ku musozo w'ikiganiro cyacu, dushimira abantu bose twari turi kumwe muri uyu mwanya, kandi nawe tumushimira. Nizere yuko ubushize cyangwa se ubutaha nituzongera kugukenera tuzakubona. Nta kibazo, ndahari. Urahari. Twagiraga ngo utange nimero zawe, ama platform ukoresha, ku buryo abantu nyine bakubona umuntu wese agushatse. Umuntu washaka kumvugisha, even wakumva kuba tuenda dukore video, dukora n'indirimbo, even indi support yari yose wakumva, nuko sinayanga. Hari abantu batinya kubivuga. Reka nguhe nimero yanjye: 078 75 93 210. Ndabakunda. Even nubwo wenda waba umbonye ubu ngubu, ariko witegure kumenya muri iki gihe kigiye kuza. Murakoze cyane. Murakoze cyane abo twari turi kumwe n'abazareba kino kiganiro mwese. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao naho ubutaha. Murakoze.